ko wavuze ko baguhakinze niyi kandi baraguhakinze komantere ziba nyinshi ku mbuga nkoranyambaga abandi bati ubundi ni gute ngaha amafaranga kubise haroroha abandi bati nubundi urindangamirwa nk'izindi zose oya se buretse gato komenti ziriho abandi bati ubundi ni gute umukobwa mwiza nkawe yajya ku gisaza abayisilamu ubujana bwako n'umugore wa kanyama niyemere kujya kuwa kabiri niyemera kujya kuwa kabiri ntari mujye mubona umuntu yambara ikanzu ya miliyoni mwibazaho ibintu biva mujye mubona umuntu yambaye ikanzu ya miliyoni mumenye mujye mwibazaho iyo kanzu iva kuri njyewe nabifashe nk'ubugwari kuri Jolly ubugwari kandi ni nko kweruka bati bundi ngiye umugabo mpana ikinyawe mpana n'amafaranga Jolly nk'umukobwa abakobwa bafatiraho urugero benshi mu Rwanda warangiza ukajya kuvuga ko noneho byeruye amafaranga ukoresha uyakura ku bagabo cyangwa se ku mugabo reka vuga umugabo oya ibyo bintu by'amafaranga kuba yakura ku mugabo none yo kanza yigura iki ngo bigira ibitagatifu ibyaye ikiboze irakirigata ni iyihe yabyaye ikiboze rero igihugu nyine cyarambyaye mu nyakire mwakira ibyo nakoze ntese byakoze hari ikibazo kirimo nta kibazo kirimo gukunda no gukundwa nta kibazo kirimo nigeze mvuga ko harimo ikibazo uriya mukire adafite amafaranga sibyo uyu mwambuye amafaranga se nanone ubwo raya mwambuye Jolly yakwemera rugumi adafite amafaranga erega urukundo rubaho kubera ko habayeho feelings ariko ubundi twebwe abagabo dukunda unconditionally ariko abagore bakunda conditionally biraramba kuko bamwe mu babikora njya mbona baba kibifite ubu nona niba ari ikibazo dufite mu Rwanda no gushaka nabi nukuraho miliyoni imwe ahandi aho izava ahubwo ukishimira kuburi buje Zanzibar cyangwa se Dubai cyangwa ahandi kuyarya gusa ariko ntabwo uri kumwereka ahandi hantu uwo mugabo ari bushoremo kugira ngo amafaranga yikure gute se umugabo ajya akoresha ubwonko bwe umwana yirira amafaranga umwana mere neza kera barakubwira ngo gushaka ni byiza kudashaka ni byiza kurushaho Jolly kwimena inda wemena inda none se yamaze kwimena inda byarangiye ngiye nta kibazo ahubwo nabe proud tutahe igikwe umwite invitation uremera umugore wa kabiri kimwe nuko ashobora no kuba uwa mbere nta nuwamenya ntabwo bishoboka ko afite umugore bashakanye ahubwo ndimo ndareba niki noneho abana batoya bari bwigire kuri Jolly watoye nka nyampinga w'u Rwanda 2016 ni nkaho yakavuze ati nubona umugabo uguha inoti uzagende nta kibazo ariko subwiye n'ikintu ngiye gutangira ariko ibyo ngiye gutangirira iki ibyo ngenda kuri ibyo ngiye gutangirira wibwiwe n'iki oya nibyo ngiye gutangirira ukuntu ukavuze mujye mubona umuntu yambara ikanzu ya miliyoni mwibazaho ibintu biva ese kubivuga byo konzi kutahanyura ibyo ngibyo byo bikaza kumara iki ntabwo nyine twakora mu buryo batabona ko twabivuga ibyo nta kibazo mfite we ko wabivuga ugasa nk'ukweshoninga generally ariko abantu bakamenya ingufu afite mbere na mbere yewe ngiye kumanza mugire gitanga iwacu baranamuhamagaye baramushaka yivuganira na mwenye baramuhamagara reka manzi ngira ndabizi ubu ibyo urimo ndabizi mafi ariko yanakurongora kandi akurongora se bitwaye ntabwo twarongorwa nonaha gutyo ngize amahirwe ariko uriya mwana nawe uramutse ari mu bintu uko ari intuza turi gusa nashaka ni uko amaze kabiri ariko nta gisa twaye ariko none se reka ifaranga nta kiro ngiye kumugira akasamutwe batumugire umutagatifu nawe kuko nta mutagatifu hari ni akasamutwe kandi ntabwo ari byo duhimba urumva ikintu gihari kuba umukobwa wacu yabonye umubillionaire ni ikihe kibazo cyaba kibirimo ahubwo uvuga uti Jolly waje ukabitubwira ukatwemerera uyu mugabo ko afite imbaraga ikibazo cyaba gihari ni iki ese kubivuga byo konzi kutahanyura ibyo ngibyo bikaza kumara iki
ntabwo nyine tuba ntabwo twakora mu buryo batabona ko twabivuga ibyo nta kibazo mfite we ko wabivuga ugasa nk'ukweshoninga generally. Yes, ndabasuje mbifurije kugubwa neza, nizere ko mumeze neza cyane. It's all of one and only umwe cyane. Nizere ko Imana ikomeje kugenda isubiza amasengesho yanyu nkuko nibura mu byifuza. Nizere ko ubuzima ari mutamu, dore ko dutangiye umwaka wa 2025, umwaka mushya. Hagati aho reka nabifurize umwaka mushya muhire ku bakunzi bose bakunda Leya Entertainment. Nizere ko rwose uyu mwaka mutangiye mumeze neza, natwe ko mutubona kuri kamera tumeze neza cyane, nta kibazo. Niba bihari bibari bike cyane. Leandre, umeze neza? Meze neza, ndashimana. Natangiye umwaka neza, natangiye umwaka nshimana, natangiye umwaka nta burwayi, natangiye umwaka umuryango wanjye umeze neza. So ntekereza ko nta kibazo na kimwe cyabayemo, kandi n'abanyarwanda nabo ntekereza ko batangiye umwaka neza. Abatangiye umwaka nabi namwe mwihangane, ntekereza ko Nyagasani aho ari atabibagirwa kugira ngo ubuze bukomeze. Umwaka wawe utangiriye cyane ko abantu benshi nabonye barawutangiye neza mu gitaramo cya The Ben banyeganyega, bamwe barira abandi ewano, ubona ko ibintu bimeze neza cyane. Wowe utangiriye he? Nje ntabwo nabashije kujya kwa The Ben, ariko nari mfite ubutumire, ariko nari nagiye kurangiza umwaka n'umuryango birumvikana. So urumva ari kumwe na famille. Nyuma yaho rero ntekereza ko ubuzima bwarakomeje, ariko ndi kumwe n'umuryango. Ndumva nawe wari umeze neza. Ya byari bimeze neza cyane. Yego, uyu munsi utangira umwaka uri kumwe n'ababyeyi. Ariko noneho njyambona abantu benshi iyo umwaka ugiye gutangira muri iyi minsi mikuru, njyambona abantu benshi iyi Kigali sigara mu mbarwa, kuko abandi baba bagiye mu cyaro. Banza abantu bose bivugisha ko ari abanyakigali, bose ari abanyacyaro. Erega nubwo turi amabandi ariko turaho mu rugo. Nubwo turi amabandi ariko turaho mu rugo. Ugomba kurangiza umwaka uri mu rugo. Ibaze ariko kumara nk'umwaka wose utari kumwe n'ababyeyi, wenda munavugana kuri telefone, ariko uzi ugakora amabi yawe i Kigali, uko muri kwibuka mu rugo kamene. Simvuze ngo mujye mubibuka kuri Noheli cyangwa se ku bunani gusa, ariko at least mujye mugerageza nyine mujye ko musura imiryango. Abantu se baba barabaye nka Majid the Black, bavuga uti Kigali yo tuzayivamo, ariko ngenza ayivamo n'ubundi bantambitse. Cyangwa se nitambitse. Cyangwa uzavamo bakujyanye. Yego. Ibintu ndumva bimeze neza ku ruhande rwawe. Yes, n'abandi bose I hope ko umwaka wabagendekeye neza. Nabo utagendekeye neza nizere ko nabo uzunyungu dutangiye ugomba kubagendekera neza. 2025 ubundi ejo buri mwanya ndi kuvuga ngo this is my year. Uyu ni umwaka wanjye. Nawe niba uri ufite intego runaka ushaka kugeraho uvuga ngo this is my year. Ubundi ukore cyane, Nyagasani azagufasha kugira ngo ibyo byose utekereza uzabigereho hamwe n'Imana. Kwaraho numvishe se abantu benshi bari bafite intego ngo batanya mu kwa mbere bafite intego, ngo bikajya kugera mu kwa gatatu nta ntego. Ameze kwa ugiye kubara nk'abandi bavuze ngo afata imyanzuro, ngo ariko ngo byajyanye makabura ahantu yaciye. Bamuciye mu myanya y'intoki. Urumva ari byo ufite intego, aho ugasanga muri za ntego uhuyemo na challenge nyinshi cyane, kandi muri ubuzima harimo challenge nyinshi cyane. So izo challenge rero mu gihe ubashije kuzicamo ukesa ya mihigo yawe ubutsinzi, ariko nanone iyo za challenge zije zikagutsinda urumva deja uboneshejwe. Uba wahiye cyane. Icyo rakwifuriza abantu uko batazaneshwa muri 2025. Uyu mwaka wa 2025 babera umwaka mwiza kabisa. Yego, Leandre rero hari amakuru cyangwa se inkuru kugenda icicikana hirya no hino. Yego. Ku mbuga nkoranyambaga yaba kuri Twitter, WhatsApp, Instagram n'ahandi henshi cyane. Ku mbuga nkoranyambaga hahi. Ese uyu mwaka ko mbona n'ubundi uzagira amezi 20. Ahubwo se ko mbona tukiwutangira byagenze bite? Swajya ngo tugeze nko mu kwa 12. Uyu mwaka ko mutangije vuba. Nako ko uzi ko wagira ngo uyu mwaka wa 2025 narinze ko ari umwaka uzabutuje, ariko none utangiye kurikije amarokete nangiye kubona ndabona bitazoro. Utangiye hahiye. Ibaze ko umwaka utangiye uwari Miss, nako Miss twemera, Miss dukunda, avuga uti aya makanzu abahenze gutya muhamuza avaye. Reka tugende gake yarafata. Gake Gake. Tutihuta.
byatangiye bihwihwiswa bavuga ko Miss Jolly ari mu rukundo hamwe na Lugumi, Saidi Lugumi Hamad wo muri Tanzania. Ni umukire cyane ariko ubundi bamwita umugwizatunga. Abantu bumvise documentaire nakoze ejo kuri uriya mugabo barayumvise. 3 weeks ago nibwo hatangiye kubaho nakwita ko batangiye guca amarenga ko ari mu rukundo. Jolly ya postinga akaza agashyiramo agatima, Lugumi ya postinga Jolly agashyiramo agatima. Lugumi afollowinga abantu babiri, umwe simuzi undi ni Jolly. Bari babiri gusa. None se ko numvishe bivugwa ko ngo yavuze ko ngo bari bamuhakinze. Ibyo nagiye kubigeraho. Ngo bari bamuhakinze ni mubeshye. Lugumi abagiye ku ifoto ya Jolly aba replyinze ashyizeho comment ati nkunda ukuntu nkunda, ati uhora mwiza. Uretse ndebe iyo comment ko ndayifite ntabwo nayibura. Urumva abaravuze ati nkunda ukuntu nkunda. Bazagira ngo ni ariko se neya kankubaza ubundi udakunze uriya muntu wakunda nde wundi we? Urumva nibyo nagiye kugeraho, ibyo byose ndabigeraho. Urumva ubwo umwe baravuze ati nkunda ukuntu nkunda n'ibiki, ubwo ni message z'urukundo yaratangiye kohereza kuri comment. Undi nawe ati I'm locked what? Reba neza, urebe neza utaza kutubwira ibintu koko bidahari. Nibyo ngiye kureba. Utaza kutubwira ibintu bidahari pe. Umwe yaranditse ati you're so beautiful always and thank you so much for loving me. Ati uhora uri mwiza kandi warakoze kuba warankunze. Akantu koko kuba hora ari mwiza ko wenda ntitwakagabukaho. No Mutesi General ara replying ati locked in love. Ibretse ako kantu gasobanura neza abantu bakumve. Locked in love. Lock no gufunga, no gufungirwa. Noneho Jolly yavuze ngo nafungiwe mu rukundo rwawe. Hakibaza umwari nkuriya yafungiwe mu rukundo rwawe. Ibi bintu byose bimaze kujya hanze, Jolly abarabyitakaye. Avuga ko aravuga ati n'abantu mwe account yanjye yarahakinzwe n'amagambo muri kubona ari gupostingwa, account yanjye barayihakinze. Ahubwo se bagahita bibaza abantu uretse se gato tugende gake muri bya byumweru bitatu byari bishize. Uribuka ko barashyizeho udutima. Ubwo Jolly bajyaho batangira kwanaliza nyine. Urumva uko mugenda kose ntago abanyarwanda ari injiji. Jolly ntago turinjije totally, ntago turinjije. Nose ntabwo murinjije gute? Umva se ubwo yashatse kugira ngo ayobye uburari yerekane ko nta kibazo ko uwo muntu atanamuzi se. Oya yashatse no kwerekana ko atanamuzi. Usibye bishoboka bite? Reka dukomeze. Jolly abagize atya abagiye mu Bwongereza kuri match ya Arsenal. Ageze barifotoje. Muri niyo ndi ubyite kutabitekereza, niyo ndi bwite kutabigira mu bwenge, niyo ndi bwite gutwika kubona nyine iyo foto mu Bwongereza ari ngombwa ko ayipostinga. Wenda ukibagirwa ko hari ibyo wavuze mbere. Ukibagirwa ko hari saga wateje abapostinze amafoto ari mu Bwongereza. Ubundi nabwo ahita apostinga ifoto ari gukora match ya Barcelona. Ni Barcelona ni Real ntabwo byuka sinyane. Noneho uhita ubimuriza ibyo bintu mbwira ahantu bihuriye n'ibya Saidi. Buretse se gato. Ubwo Jolly abayakejweho umuriro n'abantu kubera ayo mafoto se. Kubera ayo mafoto ati none se ko wavuze ko baguhakinze niyi kandi baraguhakinze. Komantere ziba nyinshi ku mbuga nkoranyambaga. Ngo niyi koko bamwe bati ubwire Lugumi ubwire Saidi aduhimbura twicira abanzi bacu muri 2025. Abandi bati ubundi iri gute ngaha amafaranga kubise haroroha. Abandi bati nubundi urindangamirwa nk'izindi zose. Oya se buretse gato comment ziriho. Ni comment ziriho ntago. Abandi bati urindangamirwa nk'izindi zose. Yego. Abandi bati ubundi ni gute umukobwa mwiza nkawe yajya ku gisaza. Oya ntabwo ushobora kumbwira uburyo ki umukobwa mwiza nk'uri ashobora kuba indangamirwa, ntabwo nabyemera. Ni umugabo wubatse Kofi. Nje abantu baze kuza kujya kuri channel barasangaho documentaire nakoze. Nayikoze ejo. N'umusaza w'imyaka 52. 52? Yego.
yashakanye n'umukobwa uwahoze ari n'umwe mu bayobozi b'igipolisi hariya muri Tanzania nawe afite izina Saidi, yitwa Saidi Mwema. Ubwo uwo mugabo niwe wamwinjije, niwe wamuhaye muri business kuko yakoraga n'ubundi ibya forensic. Uwo mugabo n'ibya IT ibintu nk'ibyo abamufashije kumwinjiza muri business. Urumva deja afite n'umukobwa we, urumva Lugumi abatangiye gukora amafaranga, ariko mbere yaho Lugumi yabaye muri ba bantu bita abashoes China. Abashoes China ubwo ni abantu bahanagura inkweto ku muhanda muri Mwanza n'ubundi. Uyu mupapa n'umupapa ufite amafaranga menshi utapfa kwiyumvisha. So urumva niba supplying intwaro muri Kenya, Tanzania, akora n'Abarusiya n'ibiki. Ni umu businessman ukomeye cyane abantu babyumva. So uwo muntu urumva ntago ari umuntu woroshye mu by'ukuri. Ikindi ni umuntu ufite nyine icyubahiro muri Tanzania, ko muri bwa buzima bubi nawe yashatse nyine kugira ngo agaruke ajya afasha imiryango ibabaye. So urumva ni umuntu w'abantu, ariko nyine uze ko ibyo bintu uri kumbwira uze kubimuriza ukuntu ibyo bintu bishobora kuza guhura na Miss wacu dukunda Jolly. Rero ibyo byose bibayeho, saga zirabaye muri Tanzania, bamaze no Lugumi ni umugabo ubatse afite abana n'ubu se. Yego, ntabwo arahabwa divorce. Uretse gato tugende gake uretse gato tugende gake aracyafite umuryango. Icyo nshaka kugira ngo nibutse abantu ni umusilamu. Abasilamu ubujana bwako n'umugore wa Kanyama niyemere kujya kuwa kabiri. Niyemera kujya kuwa kabiri ntari ibi. Islam yemera abagore babiri, umugore urenze umwe. Ariko nawe ufitiye ubushobozi bwo kuba wabatunga bo ukabasha kuba baransinga ntiyabatunga, upfa kuba wababaransinga gusa nta bintu bikomeye cyane. Jolly rero ahantu byaje kubera bibi ni hehe? Byaje kuba bibi ubwo uwitwa Godfather yaje kuba amuhamagara kuri telefone, bamera nk'aho bari gucura umugambi wo kugira ngo bajye gusigiriza Mutesi Jolly ko ibyo arimo byari ukuri se. Nyine ko ari ukubeshya, nyine sinzi ukuntu babicuraga, ariko Godfather abagize atya aramurikodinga. Baze ngo bari kuganira bisanzwe cyangwa wenda aramurikodinga ati ngewe ati banagiye kukugira umwere bla bla bla, bya bindi by'ingibyo byandi bya Godfather. Kugira umwere twayibonye nyine si bya bindi se kumenya nyawo n'umunyamakuru nyine. Ubwo iyo record ibirasohotse yavugaga ngo iki playing right nakandika playing kugira abayumve. Ubwo abaravuze ati reka nyishyiremo. Ngiye gutangirira iki ibyo ngenda ko ngiye gutangirira ubibwiwe n'iki mujye mubona umuntu yambara ikanzu ya miliyoni nibaza ibintu biva. Reka tugende gake uretse gake mujye mubona umuntu yambaye ikanzu ya miliyoni mumenye, mujye mwibazaho iyo kanzu iva hehe sasa rero, which kuri njyewe nabifashe nk'ubugwari kuri Jolly. Ubugwari kandi ndakubwira impamvu. Yihe mpamvu yatuma ubyumva ko ari nk'ubugwari, ubifata nk'ubugwari? Deja niho kweruka bati bundi ngiye umugabo mpana iki nawe mpana n'amafaranga. Ariko wenda ashobora kuba yaravuga guti wenda mujye mumenya ukuntu badusapotinga cyangwa ukuntu twe twambara ibihenzi. Ariko ni umuntu ufite nawe afite imibereho myiza nawe yayigura, mujye mumenya hiva ibintu byinshi yakobye gukora ku buryo ntabwo kumusapotinga. Okay, reka mvuga icyo nashatse kuvuga. Jolly nk'umukobwa, abakobwa bafatiraho urugero benshi mu Rwanda, wabaye nyampinga y'u Rwanda 2016. Umukobwa twabonaga ko yubashye bene karakage, n'ubu arakiyubashye my friend. Ibyo bintu tubigenderanirireho. Warangiza ukajya kuvuga ko noneho byeruye amafaranga ukoresha uyakura ku bagabo cyangwa se ku mugabo. Reka kivuga umugabo. Oya ibyo bintu by'amafaranga kuba yakura ku mugabo, none iyo kanza yigura iki? Ayigura amafaranga cyane ko nawe akora.
nawe arakora ushaka kumbwira business ebyiri cyangwa imwe Jolly akora wenda business Jolly akora sinzizi ariko bitewe nuko mba mubona n'ukuntu aba twiyereka birashoboka ko yaba afite Monshe njye ntabwo ndi against yuko ushaka kuba ufite umugabo w'umubillionaire nkuko wabivuze it's okay nta ribi njye ku giti cyanjye nta ribi none se ubundi ariko ikibazo hano kiri ni ikihe izo inspiration mutanga abakobwa batanga ngo urumva umukobwa aragenda agakura amafaranga ku mugabo sibyo abantu ntibamenye aho yavanye yarangiza akaza agashinga izo business n'ibiki byose yarangiza akajya agafata video akabwira abakobwa ko batagomba kujya mu bagabo ko bagomba gushaka amafaranga yabo nyamara we byaramunaniye icyo kintu uvuzeho nanjye kugikomozaho muri speech ze nyinshi uba wumva ko higanjemo amagambo yo kubwira umukobwa igire yo kwigira so that uragarutse ubwiye umuntu ko iyo kanzu nawe iyo kanzu wambara ihenze ushobora kuba atari wowe uyigurira urumva nyine kwivuguruza birimo ukuntu bingana urambwira gute none ko umuntu azubaha Jolly okay Jolly ufite icyubahiro cyawe ntabwo ngikwambuye ariko tekereza none abana batoye uri questioning watekereza wa mwana wari wararebye Jolly akiyumva ko ashaka kuba nka Jolly ubwo mu by'ukuri uraburi kumubwira iki wumve hari n'ibindi bintu ndibuze kuza kuvuga nyuma kadukomeze twakora mu buryo batabona ko twabivuganye aha deja hano yamaze kubyemera ko bakora ko yakora ku buryo nyine Godfather avuga nkaho batigeze bavugana ku bijyanye n'iki niyo saga yego uretse wumve nta kibazo mfite we ko wabivuga ugasa nk'ukweshoninga generally ariko abantu bakamenya ingufu afite mbere na mbere yewe ngiye kumanza mu iwacu baranamuhamagaye uretse hagezeho ko iwabo wa Jolly bahamagaye Lugumi iwacu tubisubiremo neza iwacu baranamuhamagaye ni ukuvuga ngo ubu bamenye imbaraga afite noneho ubu ni ukuvuga ngo Jolly ari kumwemera uko bigaragara aho ngaho ari kumwemera ariko muri comment nako kuri statement yakoze kuri Twitter yaramwihakanye kadukomeze akantu ko kuba n'izo mbaraga afite nako bagatekereza izo mbaraga katugende baramushaka yivuganira na mwenyewe aramuhamagara mwenyewe ni mwenyewe urumva ni se cyangwa nyina sindi umwe muri abo cyangwa umuntu w'ingenzi mu buzima bwe ntabwo twarongorwa nonaha gutyo mwamuretse gatoya iyi mihanda ngo ntabwo twapfa kurongorwa gutyo nonaha bivuze ngo nabyo biri expected it means currently arimo arakoresha amafaranga ye ari gukoresha amafaranga yanyu currently ni ibintu bari gupanga nyine ariko ntabwo ari nonaha sibyo kwa kwihakana ko badakundana ntabwo ugeze ahakana ko badakundana ibyo ntiyigeze abivuga ariko aravuga ati ntabwo twapfa kurongorwa nonaha haracyari igihe ariko reka mbe nirira iki ko mafaranga niko avuze se oya nawe mbese nakwiburira nawe ntabwo wakwiburira aravuga ati reka mbe nirira ku mafaranga y'umusaza dore nyine nanjye mbe nimerera neza izo za miliyoni urumva katugende gake izo mahirwe nari kuramutse bari mu bintu uko ari intuza turi gusa nashaka nuko amaze kabiri ariko ntabwo gusa twayareka none se rero ifaranga nta kintu nizere ko imodoka iranganza ibona kurambaye nabwo karakata muri cyo kuzana imodoka ikwishyura abanditse amukinga kuri kwimana reka njye gufata ariko nyine ahantu bagafata reka mbigire ibitagatifu ntabwo n'ibyo ikibazo kiri gato umva kandi kanoneho babigire ngo bigire ibitagatifu iyo ibyaye ikiboze irakirigata it means yamaze kwemera ko ari umwanda ari ko ari ikiboze oya
utangiye nawe gukoresha amagambo akomereye hari irindi jambo nongeyeho ngo bigira ibitagatifu ibyaye ikiboze irakirigata. ni iyihe habyaye ikiboze rero? Ni nko kuvuga ngo igihugu nyine cyarambyaye munyakire mwakire ibyo nakoze. Nese byakoze hari ikibazo kirimo? Nta kibazo kirimo. Gukunda no gukundwa nta kibazo kirimo. Nigeze kuvuga ko ari mu kibazo, nta kibazo kirimo. Bivuze ngo ubu nonaha Jolly arabizi neza ko uwo mugabo afite we ubwe ntabwo amumerita. Ubwo ushatse kuvuga se kuko Jolly n'uwo mugabo badakwiranye? Bro, wigeranyije n'indege. Ishu n'indege. Ubwo indege ni inde? Reka dufate ko Rugumi ubu nonaha uriya mukire adafite amafaranga, sibyo? Uyu mwambaye amafaranga se nanone reka dufate ko nta mafaranga afite. ubwo uraya mwambuye Jolly yakwemera Rugumi adafite amafaranga? Yes, ashobora kumwemera. Ariko yes, yamwemera kuko ubwo urumva ni urukundo, kandi urukundo ntabwo rugendera kuri kondisiyo. Niba ubu nonaha Rugumi afite imyaka 52, Jolly akaba atarageza mu myaka 30. Ntabwo nageze mu myaka 30. Yego. Utekereza ko uwo mukobwa yakwemera uriya musaza? Urukundo ni iki singo si impumyi? Erega urukundo rubaho kubera ko habayeho feelings. Ariko ubundi twebwe abagabo dukunda unconditionally, ariko abagore bakunda conditionally. None se niba bakunda conditional, ubwo ushobora kumwe nka kondisiyo yatumye Jolly akunda. Hari ikindi cy'amafaranga. Urabizi neza ko ari amafaranga. Ndambara ikanzu ya miliyoni, ndagura igikapu cya Louis Vuitton kigura $2,200 by'idolari. Ndatwara igikapu iyi bag yo gutwara kuri airport igura $5,000 by'idolari. Yari kuzabyigurira ryari? Sibyo ngibyo Jolly yabibura. Ibyo ngibyo ntabwo yabibura ye. Nine nicyo mubwira ko ubu none bari kumwe kubira ko hari kiri kumukuraho. Ahubwo nawe umunyabwenge amukura dufaranga twinshi akore business. Ubwo uri kumugira inama yo kuba yafata amafaranga y'abandi menshi. Ubwo uri kumugira inama yo kumurivinga rero. N'ubundi byamaze kujya hanze, byamaze kugaragara ko n'ubundi nta kintu mushaka usibye iki amafaranga. Reka nkomeze ko hari ibindi biri inyuma. Ariko Jolly we ndafata ngiye kumugira umutagatifu, ngiye kumugira akasamutwe. Batumugire umutagatifu nawe kuko nta mutagatifu hari. Urumva ko avuze ko nta mutagatifu gato. Godfather mwe ngo reka mugire umutagatifu, ngo reka ngo mugire umutagatifu ko nta mutagatifu hari. Ni nko kuvuga ngo nawe na Jolly nawe nyine ntabwo yizeye. Ubwo ushatse kuvuga ko ari service kuri service. None weta mpanguhinga intumwa y'u Burundi yabwenge y'u Rwanda niko numvise ngo hugu. Kadukomeze. Oya nuko bivuga tukabibwira abantu, reka mbikore kanze ncumekera na ubuti ari mu bucuruzi bw'imbunda, supplying imbunda muri Kenya, akorana n'Uburusiya, akorana n'Abayisraeli, supplying imbunda, ufite isoko ry'imbunda ya gisirikare na polisi muri Tanzania. Ni ibintu bihari by the way, na iyo article hari. Ikintu gihari kuba umukobwa wacu yabonye umubillionaire ni ikihe kibazo cyaba kibirimo? Umukobwa wacu yaba umubillionaire ari cyo kibazo kirimo. Ahiserura ko n'ubundi yamaze kubona umugabo w'umubillionaire. Oya yabazaga. Ese kuba umukobwa wacu yaba umugore w'umubillionaire bitwaye iki? Yabazaga. Ni nko kuvuga ngo namubonye birabareho iki? Birabareho iki ko namaze kubona umugabo w'umubillionaire? Uwo mubillionaire yamubonye nibyo kandi nta nubwo tujye kumwaka. Ariko ikibazo nuko atari proud yuko uwo mubillionaire yamaze kumubona, ahubwo tumwakire nk'umukwe w'u Rwanda nawe bamwakire nk'umukazana wa Tanzania. Ibyo se igihe kibaye kitaragera cyane ko yanabyivugiye ngo igihe nikiragira uti. Igihe nikiragera ariko ikibazo ni ikihe? Ntabwo nyine ari kwemera nubwo ngo hari umugambi bari gucura. Uvuga uti Jolly waje ukabitubwira ukatwemerera uyu mugabo ko afite imbaraga
ikibazo cyaba gihari ni iki gusa kubivuga byo kunzi kutahanyura ibyo ngibyo bikaza kumara iki ntabwo nyine ntabwo twakora mu buryo batabona ko twabivuga ngibyo nta kibazo mfite we ko wabivuga ugasa nk'ukweshoninga generally ariko abantu bakamenya ingufu afite mbere na mbere yewe ngiye kumanza mugira gitanga iwacu baranamuhamagaye aha reka tugendera kuri ibyo ngibyo turekera urumva ko umubyara ari kuvuga mbashije kumva neza urumva we aravuga ngo ubikweshoninga uko ubishaka ariko wumvikanisha imbaraga agize imbaraga afite muri make icyo ari kurebaho iyi target ni ubushobozi yewe kugeza amagingo yanga nta kibazo mfitanye na Jolly kuba yashakana na Ruguru icyo cyo nako kuri ariko Jolly be proud yo kuba amahitamo yawe uyahagararaho ko n'ubundi niba ari byari proud yawe ubu nonaha dufite abantu benshi bashakanye n'abagabo bakuze kandi bishimye siko kuri se urukundo se rugira imyaka n'imibare dufite abatipe benshi bashakanye n'abadamu bakuze kandi bishimye bameze neza hari n'abatishimye ariko aho ngaho rutubekesha hari n'abatishimye izo za viza zibajyana hanze mugahita mutandukana ubwo mama nyine ngo ariko reka dufate both side nyine kubera ko hari abishimye n'abatishimye hari abishimye n'abatishimye ariko Jolly ubu nonaha ndibuza no kuza kugaruka ku kintu kijyanye n'ubwiza bwo mu Rwanda ubwiza bumeze bw'abakobwa Jolly ubu nonaha ntekereza ko nawe ubwawe n'umutimanama wawe ushobora kwiha igisubizo cy'ubuzima bwawe ni byiza ko umuntu azanye n'akagusapotinga ko wagira ngo ubuzima bw'urukumurusha ariya oya ntabwo umurusha none uri kumugira ariko njyewe nigeze kujyana n'umukobwa ahantu ntabwo ndi buvuge uwo ari we ntabwo ndi buvuge n'ako kabara kayo tuhageze ndamubaza ngo uramuki sinzi inzoga yatumije igura 45 si amafaranga make ariko sinamenyesha biterwa n'ugiye kuyarekura nyine bose banzumve icyo gihe nifite agafaranga rwose meze neza nta kibazo nifite cy'amafaranga icyo gihe wari ugiye kugira unoza ubwo umukobwa barayizanye arayinywa abatumijeho n'umushuti we nawe baraza barayinywa ariko bareba ari babiri ibyo papa cyangwa yavuze byari ukuri ubwo noneho kwa kundi ukuntu abantu baba batashye yari yisigayemo nkeya arafata icupa ariterura agera niba ninywera Heineken arimo kunywa Heineken tutashye ndabona nta kibazo bicyure ubwo kubwama icyo gihe ntabwo nari mfite n'imodoka ndabadepoza kubw'amahirwe nyine polisi ubwo nyine yari itarabikaza batuma ko nyarwanda ntasinda ubwo turimo tuvugana ndabona se no baza wa mushuti we ariko ubundi muri hehe ni kwa kuri iminsi biciyemo muri hehe ati sha turi mu rugo ntase muramwikiza abafotora y'ameza bari kumweraho tambya ko wasanze ari twatondi tw'igihumbi n'icyatanu yabingura peti bitsingi undi ari kunywa Amstel ariko yagera iwawe agakubita cya mubimba cya 45 rero ntabwo mbleminze Jolly ko ashobora kuba yaba afite amafaranga ntitaye ahantu yayakuye ariko burya ikintu cyose utabasha kwigurira ngo kirye ikintu cyose utabasha kwishyurira mu byuya byawe ntabwo umenya agaciro k'amafaranga ariko bitavuze ko ukibonye utacyakira uracyakira ntabwo navuze ko utacyakira ariko icyo nshatse kuvuga ni agaciro nyine abakobwa baha amafaranga baba bahawe n'abagabo amafaranga y'abagabo araryoha ku rwego rw'uko ibyo bintu kubivamo bikunanira niyo ushatse urasenya oya ku kantu tugatindira ku kantu abasilekwini bangaye hano se amafaranga y'abagabo uretse mubwire abasilekwini bangaye hano n'abahanzi bangaye hano n'abanyamakuru bangaye hano bafite abagore bashatse ari amasilekwini kubera ko nyine atari kumuhaza bya byifuzo bye byose baratandukana none se bagiye bashaka bo babashije se
kuba batunga bigashoboka cyangwa babana nabo bigashoboka mu bushobozi Erega araza bwabo. akakwereka ko ari umwana mwiza, it's okay. Akakwereka ko sorry, araza akakwereka ko ari umukobwa nyine ufite vision n'ibiki byose. Ibyo ntabwo mubyanze mu nshuti z'Imana, ariko mugezi wawe. Nuvuga ngo hari ikiganiro nakoze sinarakibonye nakoranye n'umukobwa witwa Label, yaravuze ngo abakobwa ni nk'uruvu, niba gushaka amafaranga aremerana aryame hasi, ikintu cyose agushaka aremera aryame hasi ariko akibone. Ahubwo ibyo ngibyo ni ubwenge, Ni ubushakura ntabwo ari ubwenge. ni ubwenge. Uzi ubu ubwenge, ubwo bwenge bwamugumisha aho ari. Oya, wenda hari igihe bageraho bagakoramo nk'ikosa runaka, Ubwenge ariko kuvuga. nawe ufite ubushobozi bwo kuba wakora buri kimwe kugira ubone icyo ukeneye wagikora. Abakobwa ni nk'uruvu, kuko urugero none ha Rugumi ageze mu rugo rwa Rugumi, Rugumi wenda baramufunze cyangwa se n'urugero ntabyumve nabi, baramufunze cyangwa se agize ikindi kibazo cyose gituma crise imugeraho, Jolly zamugumaho. Igisubizo wacyakiriye. Yego rero Leandre turi icyo nashatse kuvuga rero ni ikihe. Hari ibintu bigeze kuvuga mu bintu bya Miss Rwanda by'abakobwa barimo nyine bahererekanwa, abantu bagira ngo ni ibintu biri aho ngaho. Abakobwa bahererekanwa mu bijyanye n'iki? N'ubwiza nyine, babandi bose baba bari ku ma spotlight. Umukobwa muto arabona spotlight ku myaka mikeya, kuri experience nkeya y'abagabo, kuri experience nkeya y'ubuzima, akabona spotlight ituma igihugu cyose cyumenya, akabona spotlight ari buhure n'abantu bakomeye ku isi yose, ari buhure n'abantu bafite amafaranga, bafite irari, bamwe ni beza abandi ni bazima, abandi ni za nyagasozi bagiye guhura. Nawe wunze mu ngese. Urumva, ukabona abantu, ugahura n'ingeri zitandukanye. Uwo muntu kugira ngo umukontrole biragoye, kuko njye niba afite umukopine, sibyo, akaba ataramenyekana, umuhaye spotlight none nibwo uhita umenya agaciro ka spotlight. Ariko ni benshi bagiye baba bafite abakunzi bataramenyekana, yamara kumumenyekanisha agahita. Kuko ubu none n'urugero ndabandi kunanirwa kumukoreshereza imisatsi, ariko none arawita abona umuntu umujyana Dubai. Abaye ari wowe rero, abaye ari wowe uri muri urwo rugero, ariko ntabwo birangira neza. Ibi bintu mwishoramo ntabwo birangira neza. Simbivugiye hano kuri kamera. Bitarangira neza so ubona batabayeho neza. Ngiye hari abakobwa benshi nzi arafata, nakwiye ngo ndamutse ngiye kuvuga ibintu byose nzi hano kuri kamera. Ni ukuri kw'Imana. Ariko uravuga ngo umukobwa ntabayeho neza gute? Umukobwa aragenda agakora akabona inyubako igoye kuba wayizamura, nawe ubwawe ukorera amafaranga yawe ku giti cyawe. Ibyo rega si byanze. Ariko nanjye nakubajije ngo biraramba. Biraramba kuko bamwe mu babikora njya mbona baba bakibifite. Arafa, ubu nonaha niba ari ikibazo dufite mu Rwanda kirenze ibindi bibazo byose, ni ugushaka nabi. Ikindi kintu gihangayikishije umuryango nyarwanda ni ingo zibanye nabi kubera ibyo bibazo byose twiteza. Urashaka umugabo wakoreye amamiliyoni, sibyo, ariko nyamara hari naho utamwerekana aho izo miliyoni zinjiye, nukuraho miliyoni imwe ahandi aho izava, ahubwo ukishimira kuba uri bujye Zanzibar cyangwa se Dubai cyangwa ahandi kuyarya gusa, ariko ntabwo uri kumwereka ahandi hantu uwo mugabo ari bushoremo kugira ngo ayo mafaranga yikube. Gute se umugabo ajya akoresha ubwonko bwe umwana yirira amafaranga, umwana amere neza? Barakubwira ngo gushaka ni byiza, kudashaka ni byiza kurushaho. Ubu none ntakubeshye, niba ari ikintu cya mbere gihangayikishije umuryango nyarwanda ni urushako rubi, cyangwa ni ubukene bwanyu bwo gutuma mudashaka. Hari abagabo benshi turarana mu tubari, urumva, arakubwira ati njyewe nashatse umugore mwiza, uteye neza, usa neza, yambyariye abana beza, ariko sinifuza gutaha. Urumva, sinifuza gutaha ko aho kugira ngo ntahe narya muri iyi ntebe yo muri club ngasinzira, mu gitondo nkajya mu kazi. Hari abagabo benshi hano hanze imodoka zabo bazigize inzu zabo. Okay. Jewe hari nanjye kumuvuga naricitswe. Wari umutayemo. Rero Leandre turi kugana ku musozo.
ubwo urumva ko iyo nkuru ari inkuru yaciye ibintu hirya no hino kandi akaba ari umuntu ukomeye. Ibyo byongewe ntabwo ndi kurwanya urukundo rwawe n'uriya mugabo, nta nubwo ndi kurwanya ibyiza wagezeho, nta nubwo ndi kurwanya ubushongore n'ubukaka bwawe ndetse n'ubwa Lugumi, ahubwo ndimo ndareba niki noneho abana batoya bari bwigire kuri Jolly watowe nka nyampinga w'u Rwanda 2016, ujya hariya kuri kamera agatanga inspiration ku bana b'abakobwa. Ni nkaho yakavuze ati nubona umugabo uguha inoti uzagende nta kibazo. Ariko ubonye umugabo ugukunda uragenda kameme. Hari inano bajya bitiranya, hari urukundo no kugira irari. Ibyo ngibyo ntabwo wapfa kubitandukanya, rero bijya gusa mu biratandukanye ku muntu uzi ubwenge arabitandukanye. Rero ubu nonaha abakobwa ariye aza hariya akakwereka ko ari umuntu niba muri kubona umukobwa ari kuvuga ku bintu byo nyine yakoreye n'ibiki byose sometimes bigiraho amakenga. Kubera ko uriyerekana nk'umuhadi waka, ariko wareba inyuma ugasanga there are some people badashaka kugaragara kuri kamera cyangwa se badashaka no kumenyekana, baguha amafaranga. Kwegwa si ikibazo, ariko uburyo yabonamo n'ubuhe. Ushobora kubona yabona mu buryo wenda budashimwa na bose, ariko mu rwego rwo kugira nibura hagire abakwigiraho nabo bagire icyo nakwita inspiration. Ubundi baravuga bari kubigenza, behind every success woman there is a man, and behind every success man there is a woman. Ariko ugiye kureba 80%, behind every success woman there is a man. Kubera ko umugabo ubundi yagukunze nta n'ikintu atagukorera cyose kugira ngo uhindure ubuzima, sibyo? Yego. Ubu nonaha tuza abagabo benshi bishyura amashuri bari umuntu w'abagore babo, ariko ntabwo tuza abagore bishyura amashuri bari umuntu w'abagabo babo. Siziri uko byo kintu. Oya, icyo kintu kirimo ahantu abagabo tubera abana beza, muri umuntu w'umugore wanjye ashaka kuza kuba mu rugo, ariko muri umuntu wanjye ntabwo yaza kuba mu rugo. Hari aho baza bakahaba bakanabana neza aho. Biterwa n'umugore washatse uwo ari we. So njyewe rero conclusion, Jolly kwimena inda wimena inda, none se yamaze kwimena inda byarangiye. Uretse ko no gukundana n'uriya mugabo nta kibazo kibirimo. Njye nta kibazo, ahubwo nabe proud tutahe igikwe umwite invitation, ariko reka ndebe kuri statira niba nta kintu yashyizeho. Uzatse kuvuga ko yabashyizeho invitation, asanga ntungwa agashyiraho invitation. nawe urakabya nawe nta kintu ya postinze. Ubu ngubu nta kintu ya postinga kuko yimereye neza. Njya ndeba ku amastatiye turanavugana mu gace gake, ariko be proud niba koko ari byo. Ubwo uremera umugore wa kabiri, natwe turemera twakira umukwe Lugumi nk'umukwe wacu. Kimwe nuko ashobora no kuba uwa mbere nta n'uwamenya. Ntabwo bishoboka kuko afite umugore bashakanye. Oya, wa mbere mu mategeko y'u Rwanda barakoze divorce, ibyo nabyumva. Ikindi Tanzania nabonye aho bari guserebra cyane. Urumva kuba bagiye kubona umukazana w'umunyarwanda cyane Miss ukeye kuriya. None uza akantu narinzi se, ntabwo narinzi ko avuga yisanzuye kuriya. Ariko hari akantu umvise, ariko nari nakibagiwe. Jolly yari yizihiwe. Oya nanone yari yizihiwe, yari yishimye. Ibyishimo no kwizihirwa abo byose byakumera kimwe. Yari yishimye. Kwizihirwa rero mvuga, kwishima birasanzwe kuko ahora yishimye, ahubwo yizihiwe. Yego. Babyumve. Yego rero Leandre, yego, ndumva twacumbikira ahangaha cyane ko n'ubundi akaryoshye kadahora mwitama. Yego Leandre, reka ngushimire. Wakoze cyane Rafat. Ntekereza ko abantu bari baratangiye kumbaza ngo amadocumentaire tuyakora ryari. Deja nabitangiye, ababonye documentaire natangije ya Lugumi niyo natangiriyeho kugira nyine ndebe reaction z'abantu, bagende banarebe barebe ubuzima bw'uriya mugabo cyane. So ntekereza ko rero mu minsi iri imbere turabateganyiriza ibintu byiza byinshi cyane, kandi Nyagasani ajya bishimira aho muri mwese. Turabona gukura kwa channel, turabona
urukundo mutwereka kandi abizeza ko tutazabatenguha uko byanda kose. Yego reka nshimire n'abantu bose b'abakunzi ba Leya Entertainment, abantu baduhereza ibitekerezo byabo umunsi ku wundi, muri abagaciro cyane, mujye mukomereza aho ngaho tusapotingane turebe ko hari aho nibura dushobora kugera. Yego, it's all for one and only umwe cyane. Nanjye ndabashimiye, nitwa Leandre Niyomugabo, tubana mu biganiro bitandukanye byane kuri Leya Entertainment. Nyagasani nakwishimire aho uri hose. Blessings. Call me Nahed. One love.